bavandimwe muri Kristo Yesu, twagiye guhura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, aho dusanganwe nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi abashyashya nabo ndabishimiye cyane, mbaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ko tumenyeranye ni Eric Habyarimana, ngize amahirwe yo kuzana na mwene data, ni umushyitsi kuri iyi kamera, araza kutwibwira mu buryo burambuye, tukaba tugiye kubaganirira. Reka mbahe karibu. Murakoze, Uwiteka abahire. Nshimiye kubana namwe rero, abantu bari ku mucyo w'isabato ntabwo babazi, reka mbahe umwanya gato mutwibwire, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Nibyo koko ndi mushya kuri iyi kamera, ariko sinakagombye kuba mushya, nuko ntagize ayo mahirwe yo kuyibonekaho. Nkaba rero amazina yanjye ari Eliezer Ndanyuzwe, nkaba ndi umwe mu bagize uyu murimo, iyi serivisi y'umucyo w'isabato, nubwo ntigeze nyigaragaraho, ariko ndi umwe mu bayigize. Nkaba ntuye mu gihugu cy'Ububiligi, nkaba naje mu rwego rw'umurimo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero mu ncamake ni uko nageze hano, kandi murakoze kunyakira, Uwiteka abahe umugisha. Reka mbere y'uko tugirana ikiganiro kirambuye, tuje kubaganirira nk'uko ari umuco wacu, tubanze twicisha bugufi dusenga. Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje rwakomeje kubana natwe kugeza ubu, ukaba uduhaye amahirwe yo kuba tukiriho mu buntu bwawe, n'imbabazi utugirira, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye kandi ko uduhaye amahirwe adasanzwe yo guhura na mwene data Eliezer dufatanije n'umurimo ku mucyo w'isabato, kandi ukaba wemeye ko duhurira kuri iyi kamera kugira ngo dufatanye n'abana bawe gushima ibitangaza wagiye udukoresha, uhimbazwe. Amen. Ihirere ikiganiro cyacu nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Abantu benshi bakunze kumbaza ikibazo bati, mbese uwo Eliezer ukunda kuvuga ni uwuhe? Dore nguyu rero, twagize amahirwe yo guhurira muri iki gihugu cy'u Burundi, aho tumaze, njye nahageze mu mezi abiri ashize, ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, ubu turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa munane. Murumva yuko mbura iminsi mikeya, kandi nayo nzayimara ino kugira ngo iminsi yanjye ibe yuzuye y'amezi abiri. Ndashima Imana ko yabanye nanjye. Nyuma rero mwene data yaransanze, nabanza kukubaza cyangwa se n'abandi bakumviraho uko urugendo rwagenze rwo kugera ino, nuko wahabonye ku byerekeranye n'umurimo w'ivugabutumwa. Murakoze. Iyi gahunda twayipanze igihe kirekire, aho tumaze kubonera ko mu Burundi hakenewe kuvugwa ubutumwa ku rugero rwo hejuru, kubera ubutumwa ntabwo burahagera. Tubipangira hamwe n'abo dufatanyije bose nyine mu mucyo w'isabato, ubwo niyemeza kuvaho ndi mu Bubiligi kugira ngo nze kwifatanya n'abandi. Nibyo koko mwahageze mbere, ariko ibi ntabwo byanyoroheye ko twahagerera igihe kimwe, naje yewe ntinzeho gato. Ubwo rero nahagurutse mu Bubiligi, mbanza kunyura Malawi kubera hari indi gahunda nari mpafite, noneho nzamuka kwifatanya namwe mu ivugabutumwa. Ryari riteganyijwe i Matana, aho bita mu karere ka Musagara. Mbagezeho nyine dukorana umurimo
tuvuga ubutumwa byari byatuzanye kandi Imana iradufasha bigenda neza. Mu by'ukuri rero nabonye icyo nabashije kubona ni uko nk'uko amakuru twari dufite ko umurimo ari mugari, kuko wowe wigeze kuza mbere, yego yene ntagira amahirwe yo kuza muri iryo vugabutumwa, twagukoraga ku buryo bundi, kuko gukora umurimo ni kwinshi, hari amasengesho, hari ubufasha bufatika, hari gutanga inama n'ibindi. Urobwa bwa mbere mpageze amaso ku maso na bene data, nkahakandagira nkahabona, nasanze rero ko ibyo amakuru twari dufite arahura n'uko ibintu byifashe mu karere. dushimye Imana rero, kandi nicyo kituzanye kuri kamera. Ko Imana yabanye natwe, byari bigoye mu by'ukuri, ahari nzabaganirira twitonze ku bigendanye n'uko umurimo wagenze ayo mezi 2 tumaze ino. Imana yabanye natwe mu ntambara nyinshi, Satani yaduteyeho ibitero bitandukanye, ariko Kristo yaranesheje, turabishimira Imana cyane. Rero nishimiye kwereka bene data mu buryo bw'umwihariko, uretse ibivugabutumwa rya hano muri iki gihugu, dusanganwa ibikorwa bitandukanye, ibikorwa by'umucyo w'isabato. Twabitangiye kera, ndumva ari mu 2002 twatangiye, cyakora twageze kuri kamera guhera ku itariki 15 2022 plutôt. Kamera yo twagezeho kuri 15 z'ukwa munani z'ukwezi kwa munani 2023. Iki kwezi nyirizina nyine turi gusenga umwaka w'umurimo, dutangiye cyane cyane bino biganiro byo kuri YouTube. Ariko kandi ntabwo ari byo gusa, nabwo ko ari igitabo twari turi kwandika fatanije na mwene data, ni nacyo hari baritse yo kugira ngo tutegure ibiganiro biciye mu mashusho n'amajwi, wakongera ukakibanyerekera abantu b'Imana. Bene data, igitabo ni iki ngiki, twagize amahirwe kibasha kugera hanze. Ni igitabo gisomeka, gifite impapuro zikabakaba muri 500, kikaba gisobanura isabato ku buryo bwimbitse. Tukaba twararikira umuntu wese ushaka gusobanukirwa n'isabato, kuko yakunze kuba urujijo kuri benshi. Ugasanga hari abizera basoma Bibiliya bayimazemo igihe kirekire, ariko isabato bayigeraho bikabera ikintu kimeze nk'ahari gishya kidasobanutse, cyangwa se kigahabwa ubusobanuro butari ubwacyo. Ubwo rero ni muri uwo mugambi, muri urwo rwego twicaye hamwe, duhuza ibitekerezo, tunasenga cyane, dufata umwanzuro wo kucyandika. Ngiki kiri ku isoko. Mu by'ukuri iki gitabo cyadutwaye hafi imyaka 2 kugira ngo tucyegeranye, umwaka n'amezi atari makeya, kugira ngo tucyegeranye. Gifite ubutunzi, uretse ko atari twe tugomba kwishima, buriya abazagisoma bazatubwira niba koko cyaba gifite ukwiriye. Ariko abakinyujijemo amaso, nk'uwadufashije kugihindura mu zindi ndimi, kuko twifuza ko kigera mu ndimi nyinshi, yaduhaye ubuhamya ko ari igitabo cyiza, igitabo cyagirira umuntu umumaro afite inyota yo kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero mu bimwe mu bikorwa bikomeye twashyizeho umutima tukatindaho, kino gitabo kikaba ari n'imbaritso y'ibindi bikorwa bindi. Ikindi twakoze ni ayo makoraniro, materaniro y'ivugabutumwa, cyane cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Urumva tumaze gukora ingendo 2 z'ivugabutumwa, kandi abantu b'Imana babigizemo uruhare. Turabashimiye ahubwo, akaba aricyo cyatuzinduye kugira ngo turabashimiye cyane. Yego, ndagira ngo wowe mukuru ubimvugire. Urakoze cyane. Sinzi aho ndi buhere kuko ni bigari cyane. Mbikuye ku mutima, mu izina ry'umucyo w'isabato, turashimira buri wese wakurikiranye ibiganiro by'umucyo w'isabato. Turashimira buri wese
wasenze kugira ngo umucyo w'isabato ugere ku rwego ugezeho kugeza ubu. Kuko umurimo wari mugari, ndabyibuka ko twararaga ijoro dukora bukadukeraho kugira ngo tubashe kwandika iki gitabo, ari nako dusenga kugira ngo tuyoborwe na Mwuka Wera. Ku ruhande rero hari abandi badusengeraga nabo kugira ngo dukore ibitavuye mu mitwe yacu, ahubwo bibe biyobowe na Mwuka Wera. Abo bose Imana ibaduhera umugisha. Hari abakoze mu mifuka yabo kugira ngo ubutumwa buvugwe, cyane cyane iri vugabutumwa ryo mu Burundi, kuko ryasabaga byinshi, cyane cyane ibitabo byo gusoma, kuko niho tuvana ubumenyi kugira ngo kwizera kwacu gukure. Hari abantu batanze za Bibiliya, abandi batanga indirimbo, n'ibindi bitabo byinshi. Twatanze ibitabo by'amoko menshi, yenda ushobora sinzi niba uza kubivuga none cyangwa uzabivuga mu buryo burambuye mu yindi video, ariko abo bantu turabashimiye kandi tubivanye ku mutima. Uwiteka abaha umugisha. Yego. Hari abatugiriye inama rero, abo nabo ni ingirakamaro cyane. Umuntu akavuga ati hari icyigisho mwasohoye, ubutaha mubigenje gutya byaba byiza. Abandi bakavuga bati nibyo, iryo vugabutumwa mu Burundi rirakwiriye, ariko muzaryitwaremo gutya na gutya. Ibyo bintu byaradufashije, bituma umurimo ugenda neza. Ubwo rero mwese nta n'umwe ubuze, tubasabye umugisha ku Mwami Imana, kandi umurimo ntabwo urangiye. Uwitanga yakomeza akitanga, cyane cyane amasengesho niyo asumba byose. Ndumva aricyo navuga ku bantu badukurikira hamwe n'abaterankunga. Mwari mumbajije ku byerekeranye n'ibitabo, ahari nzabigarukamo ntange raporo uko yagenze, ariko abantu baduhaye ibitabo Imana ibaha umugisha cyane. Twatanze ibitabo mu buryo bune. Uburyo bwa mbere ni uko ivugabutumwa ryakozwe dufashe na bene data, dufite amakorali agera kuri 10, hagati ya 12 na 18, ntabwo mbyibuka neza. Babyuka mu gitondo bakajya mu mihana kubwiriza ubutumwa, kuko aho twabwirije ubutumwa, uburyo bwiza bwo kubwiriza ni ukujya ku rugo ku rundi kuruta kuba uri bubahamagarire kuza mu materaniro. Kandi ubwo buryo nibwo bwa Yesu. Yesu yadusabye ko tuzadusanga abantu aho bari. Ubwo abantu bagendaga bitwaje ibitabo kugira ngo aho basanga igitabo gikenewe baze kukibaha. Hari igitabo gitoya cyitwa Umunsi w'Imana ni uwuhe, kugira ngo ni murumuna w'iki ngiki. Hano menya kirimo hano kirimo murumuna w'umucyo w'isabato n'isi y'umwijima. Ni iki? Yego. Aka gatabo abo bantu bose hari makorali yagendanaga kano gatabo, kugira ngo aho basanze hari ikibazo kandi abantu bashaka kunguka baze kukahasiga kugira ngo kaze kuhasigara. Ubundi buryo bwa kabiri ni abantu babaga baje mu iteraniro. None twishimiye kubaha igitabo cyitwa Kugana Yesu mu Kinyarwanda, mu Kirundi cyitwa Gutumbera Yesu. Iyo verisiyo y'Ikirundi yari ihari. Abashyitsi bazaga mu iteraniro twabahaga Gutumbera Yesu. Ubundi buryo ni Bibiliya. Bibiliya, abashyitsi benshi badafite Bibiliya bahawe Bibiliya baje mu materaniro yacu, kandi umuntu wese wabatijwe, kuko twasozeranyije n'umubatizo, nawe yahawe Bibiliya. Kongeraho n'abizera basanzwe mu itorero ariko badafite Bibiliya, nabo bahawe Bibiliya. Uburyo bwa kane ni ibitabo byo gufasha itorero. Twahaye itorero ibitabo bitandukanye by'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya, hamwe n'indirimbo. Abagize itorero bose bafite indirimbo baririmbiramo mu kuramya Imana, bakagira Bibiliya. Abatari bazifite birumvikana ko bazihawe. Twongeraho n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi by'ingenzi. Ntabwo ndi bubyibuke byose, ariko intambara ikomeye barayifite, ibifuzwe byose baramufite, by'Abadiventisiti bose wa karindwi byizera. Twarabanuje ingingo zikomeye, ibitabo bikomeye byerekana
imyizerere yacu y'ukuri kw'iki gihe nk'uko kubwirizwa n'abadivantisiti bose wa karindwi. Ku Amen. rusengero ushaka icyo gitabo birumvikana ntabwo twakiguriye buri wese kuko na bije ni nini cyane, ariko ushaka icyo gitabo inama zigirwa itorero aragenda agasoma, agatira abayobozi b'itorero bakamutiza igitabo agasoma. Nuko twabigenje. Hari n'ibindi bikorwa twakoze byo gukomeza itorero nko gutegura amatrip cyangwa se ingendo shuri, kuko ahantu turi kubwiriza ni mu gice cy'amajyepfo ya Bujumbura, epfo mu ntara zindi z'igihugu zo mu majyepfo, aho ubutumwa butigeze bugera rwose. Kimwe rero mu byo twakoze ni uko twishimiye ko abantu baturutse aho ngaho bazajya bajya mu birere abadivantisiti barimo, kuko babita udutorero tw'utudumbitumbi uko babivuze mu Kirundi. Gusa mu gatorero k'akadumbidumbi kadutse ni akahehe, ni ahantu badahinga umuceri bakumva ni abantu babazaniye umuceri kugira ngo babayobye. Kimwe rero mu buryo bwo gukomeza itorero twahisemo ni kubwira abantu birumvikana, ni ugutegura izo trip zituma abantu abizera bashyashya baza bakareba itorero, byibuze bakabona hari ahantu hateraniye abantu 500, mu gihe bo baterana ari 3, 10, baba benshi bakaba 20. Uretse iryo torero twatinzeho kandi twashyizemo n'imbaraga nyinshi cyane, ubu bamaze kuba hafi 50, ariko ahandi itorero rinini cyane riba ari abantu 20 muri kariya gace. Nabyo turabishimiye Imana yuko Imana yahaye umugisha umurimo twakoze guhera icyo gihe. Nicyo nashaka kuvugaho rero, nshimangira iby'ibyo bitabo, nshimira abantu b'Imana nanjye cyane yuko bagize uruhare muri ibyo byose. Imana ibahe umugisha. Ahari nzabaganiriza mu buryo rusange. Rero tutarasezeranaho ngo dusezere abantu b'Imana kuri kamera, nshobora kugusaba ese noneho ni iki gikurikiraho mucyo w'isabato, ni ibihe ntumbero ufite imbere? Ese tugiye guparika turasoje cyangwa turakomeza umurimo? Urakoze cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe ritubwira igihe tuzahagarikira umurimo, kandi turacyarabizera. Niba tukizera ijambo ry'Imana kandi ni rizima, ni ukuvuga ko turi ku murimo kugeza igihe tuzasinzirira cyangwa kugeza Yesu agarutse. N'umucyo w'isabato rero uracyafite icyo cyerekezo, ni ukuvuga ngo ahubwo umurimo wajya watangira. Ni ukuvuga ngo umurimo wa Kristo tugiye kongeramo imbaraga ahubwo. Ubwo n'abadukurikira rero nabo umurimo bari muri wo bawurimo, turi kumwe. Ari uzadusengera, ari uzaza tukifatanya tukajya kuri terrain, abo bose tubahaye ikaze. Ari abajyanama bati mukore mutya, mugenze gutya, kuko uko ibitekerezo biva mu mitwe itandukanye birushaho kugira ubuziranenge. Abo bantu rero turabararitse, turabinginze, twiteguye gufatanya nabo mu buryo bwa kivandimwe muri Kristo. Ubu rero tuzakomeza dukora uyu murimo. Kugeza ubu turi mu Burundi kuko nibwo bubabajije cyane. Ubuvugabutumwa buri hasi, ku kigero cyo hasi, ku buryo umuntu adashobora kubisobanura. Nk'urugero, amakuru dufite, abizera b'abadivantisiti igihugu cyose bari hafi mu 200,000, mu gihe mu Rwanda barenga 1,100,000, kandi ni ibihugu bibiri binganya ubugari, n'umubare w'abaturage ujya kungana. Kandi abo ibyo 100,000 nabyo bikaba biri mu gice kimwe cy'igihugu, mu ntara imwe gusa. Bikaba biri mu ntara imwe, ahandi hose akaba ari ubutayu. Ubwo urumva ko umurimo ari mugari. Ubwo rero nkaba ndarika bene data kuza tugakora uyu murimo, kandi ibi byagezweho muri aya mavuna bamenye ko babifitemo uruhare kubwo kumvira Kristo. Bemeye kuba intumwa, ntabwo babaye nka Yonasi ahawe misiyo agashaka guca indi nzira. Bo bemeye umuhamagaro, bati okay, abo tugomba gusengera turabasengera, abo tugomba guha inama turazibaha, abo tugomba gufasha ubufasha bufatika turabutanga ku ababufite. Ubwo rero abo bose bagize neza, kandi turacyari kumwe muri uwo murimo. Mureke dukomeze umurimo wa Kristo ujye mbere, dutebutse kugaruka kwa Kristo,
kuko avuze ko azagaruka ubutumwa bugeze hose. Iyo avuze hose n'Uburundi burimo. Ubwo rero buri wese arararizwe, numva ari icyo navuga. Gahunda ntabwo ihagaze, ahubwo irakomeje, igiye no kongererwa imbaraga gusumba izakoreshejwe mbere. ngira ngo abantu b'Imana tuzaganira twitonze. Uko tujya mbere niko dusanga umurimo urushijeho kuryoha. Icyo ni icya mbere, ko tubona ibitangaza Imana idukorera, tukabona n'uburyo bikenewe cyane. nayo maze kubivuga, mu gihe amatorero y'aho ngaho ari abantu 2, 3, 20, Imana yaduhaye umugisha. ubu itorero rimaze kuba abantu 50 twabatije 8 muri ano materaniro, basanga 43 ngo babaye 51. turabishimira Imana. mu gihe ahandi usanga itorero rimaze imyaka 20 cyangwa irenga, aho ugasanga iracyafite abantu 20. ni ahantu kuri h'ubutayu. ubwo rero iyo tubonye Imana idukoresha ibyo kandi tukabona birajya mbere, bidutera umwete wo kurushaho gukomeza. kandi uko turushaho kumva amajwi y'abantu bataka bashaka Imana, batarasobanukirwa, batazi ibyo ari byo, bakiri mu mwijima, ibyo nabyo bidutera kurushaho kumva dufite urubanza cyangwa se inshingano yo kujyana umucyo mutoya dufite kuri iyo misozi. ubwo rero ndashimangira yuko umurimo ahubwo aribwo ugiye gutangira kuruta uko byari bimeze. sinzi rero niba hari icyo wongeraho, hanyuma nuko twatangiye dusenga tugasoresha isengesho dusabira kandi ushima Imana ku bwa bene data. Urakoze. Gushima ntabwo bigira umupaka. Nongeye kubashima mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha aho mwakuye, Imana ihuzuze ibindi ndetse bisaguke, sendere. Kwizera kwanyu kwaguke, mufashwe mu buryo bwose, mu yandi magambo. ubwo rero turi kumwe mu murimo. Randevu ubwo muzayimenyeshwa, na gahunda zizakurikira muzagenda muzimenyeshwa, kugira ngo dukorere hamwe, dukore uyu murimo. Ndumva nta kindi gishya nakongeraho, usibye kuvuga ko nezerewe kubera uko umurimo wagenze muri rusange, kandi ishimwe rikaba ari iry'Imana. nuko reka muce bugufi dusenge. Data wera, Mana ishobora byose, muremyi w'isi n'ijuru, tuguciriye bugufi kuko uri uwo kuramywa. Tugushimiye ko waturemye ku ishusho yawe, ukatwigisha ijambo ryawe, rikatubera umucyo muri iyi si y'umwijima, kandi tukaba tukiyobowe naryo, kandi ukaba uri Imana idahinduka, ukaba uzakomeza kutuyobora. izina ryawe nirisingizwe. ubu rero tunejejwe no kuba turi kumwe nk'abavandimwe hano imbere y'ibi byuma, nabyo washimye ko biba. izina ryawe ryubahwe. dusabiye umugisha uwitanze uwo ari we wese, mu buryo ubwo ari bwo bwose, n'akarere ako ari ko kose abarizwamo, kugira ngo umusanganirishe umugisha wawe, maze akugirireho umugisha, Data mwiza. ubu rero tugiye gutandukana, ni ku mibiri ariko imitima uduhe kugira ngo ihurire imbere yawe, maze utugoteshe abamarayika bawe bera, baturinde aho tugenda hose, kandi ubwoko bwawe ibyo bwerekezaho amaboko ubihire, kugira ngo barusheho kujya mbere. kandi turakwinginze ngo wagure intekerezo zacu, kugira ngo tujye dukora iby'ubwenge, kandi ubwenge ni ukukubaha no kugendera mu ijambo ryawe Data, nicyo Bibiliya itubwira. turakwinginze ngo twuzuze ubwenge, tugusabye ubwenge nk'ubwo wahaye umugaragu wawe Salomo, kugira ngo dutekereze nk'abanyabwenge, dukore nk'abanyabwenge, tugende nk'abanyabwenge, kandi uduhe kuba umucyo aho tugenda hose, maze abari mu mwijima barusheho kumurikirwa. izina ryawe risingizwe, tubyambaje mu izina ryera rya Yesu. Amen.